ubuvuzi gakondo TV. Ukeneye kuvugana na muganga, amagara cyangwa twandikire kuri WhatsApp 07884592 mutugane tubafashe. Yamfasha rwose ngo yambwira mwerekane kuri kamera neza, ntago turi kumureba neza. Mwerekane amaguru yose ibice byo hepfo bye. Kana akaguru kabyimbye. We. Amukoze komeza umanure hepfo. Yego manura ngo hepfo. Manura hepfo. Mugabo kubibona. Ndabibona. Bana yagasani. Afite imyaka ingahe? Afite imyaka 8. Noneho urimo uranyumva neza? Bamwita? uyu mwana yitwa Keza. Keza? None rero ngiye kugufasha, reka nze muvure. Watwetse mu maso se y'uwo mwana. Uyu mwana jewe nashije ihembe ryanjye ubona ko ryako uyu munsi ubona ko cyambagira hejuru urabireba ariko yego niko rengeye gutumayo ibigomba gukiza n'umwana urabyumva yego nkurikije ububasha nahawe n'abakurambere yego nitwe kibasha byose ni izina nahawe na sogokuruza n'avutse aje kundeba amubasha ati umwuzukuru wanjye nzaba ntakiriho wese kibasha azabashe byose n'Imana. Ubu none uramuvura tubireba natwe bakara akaguru ukuntu kameze. Urabona kara akaguru kameze akaguru kameze ngiye kumenya icyateye kareko ndangiza iri hembe uko umwotsi uzamuka niko rigiye kuzamura ibigomba gufasha uriya mwana akagira akaguru kazima na biriya bintu bikuvaho akakamera nk'ako ngako ndi kureba urabibona singiye kubikora ureba nk'uko wabintumye dore amafaranga wampaye ngiye kuyamushyikiriza avura uwo mwana ndayamuha nawe ureba nk'uko wanyize kwa nk'indi mbigukorera. Fata uwo mwana urimo kumva mufate kuri ako kaguru hari umutone kose ukuraho musarambika intoki wagafasheho abakurambere bagushyizeho ibiganza byabo ugiye kongera ube umwana w'umuntu. Ngiye kohereza ihembe rikuru rero rize uwo mwana rwose ndamufasha nk'uko mfasha n'abandi kandi yizera ko mu gihe gito nguhaye arakira. Ngiye rwose uzatangariza abandi ubereka ko rwose yakize ababibona bose gukomera bw'isi bose ubereke ko umwana yabaye muzima. Ngiye gutuma ihembe rikuru rigende rimukorere ibishoboka byose rifatanyije n'abakurambere muga kugira ngo kirebe twagiye kingana gute biratwagiye gitoya iminota itarenze 20 ibyo ngiye ko hari abakize pe ntabwo ndi Imana mfatanye n'Imana ariko ibyo bitewe n'ubushobozi abakurambere bampaye binyemera ko rwose kibona ko bishoboka uyu mwana nta kibazo ngiye kuba kari akaguru k'ingingo uvurira ivura amafaranga yampaye mama Keza reka muha amafaranga nkuko wayampaye maze yisome no kugataze ko wayangireje no gataye ko akurangire ubashana ko kubarwa neza bigendanye n'abakurangisha itaze bihuriye no kuvura umuntu Keza ubwo turongera tukubaza uko bimeze twebwe ntabwo yewe inkuru yanyu ngomba kwita paka amenye uko birangiye.
ugiye guhita umuvura yo kumuvura rwose muri abakurambere wacamwe nguwo ngenda kakiza wacu ngaho ndagutemye genda muri gakiza wacu ngo none reka yakaguru gasubira ubuzima dore n'ubufaranga bwawe babuzanye ubebye n'ubufaranga buri hehe dore ngaya pe ngaya ko navuye kuyabikuza ni uku nguku ni miliyoni ngaho babyeyi nguwo ngako agashimwe kanyu ngako umwana wacu gakizamo umukize rwose mufata amafaranga batazagira ngo sinayatanze kabe kazima ko kana ni kwa cyangwa gato gakeneye gutera imbere babyeyi bakuru ngaho tume bagomba baje bagambanye mukarinde bagomba n'abagambanye ashige kazatunga gatunganwe kandi kabaho neza amahoro nabindi gasubira mu buzima bwako ubarakira se ubarakira pe twatumye byagiye muhamagare se ndebe ko muhamagare rwose muhamagare mubaze aranyitabye ka mama Keza bimeze bite muganga arambwiye ngo yamukijije bana we ndashima Imana cyane kubw'uwo muganga nawe ndabashima cyane rwose yamaze koroherwa pe rwose none se uwo ni wa mwana ongeye twereke mu maso gwiki yewe mu bwa dusuhuze dizi yo okay bite umeze neza hari ahantu hakurya ni njyewe muganga rero ni njyewe muganga ukuvura ke nicyo wabwira muganga kuzaza mu Rwanda mukamushimira okay rero reka mama Keza urabona ko urakize uko wantumye nagutumikiye umwana baramuvuye arakize ubwo naho butatse dukomeza tuvugane kuri telefone yakoze cyane kandi icyo ngiye gukora ni ukuza kubashimira mu Rwanda abo munyamakuru ndamushimiye cyane nawe muganga ndagushimiye rwose urakoze nuko mukobwa wa muri abaganga rwose bashoboye nakwemeye uri umuganga w'ukuri n'ahandi hose nzajya rwose nzatanga ubutumwa ko uri umuganga utabeshya umubere umutangabuhamya nta mubereye umutangabuhamya n'ahantu hose najya nabivuga okay mama Keza urakoze nanjye ubumbaye umutangabuhamya nk'umuntu wahigereye nk'umunyamakuru wiyiziye ahangaha kuri tere ibibaye mwabibonye uko byagenze mwabibonye kugira ngo wakire uriya mubyeyi nyuma yuko umaze kuvura uriya muntu wo hanze uriya mwana we akaguru kakabyimbuka urabona ugiye gufasha uyu mubyeyi okay ngabafasha uwo mubyeyi natwe tubikurikirana akuntu bimeze ngaho mbwira ikibazo cyawe wambwiye duhumuzira wambwira uko tumeze murakoze muganga ubu kundeba gutya narashize abantu bambona ngenda ku manywa ariko sindyama sinsinzira ibintu birara binigagura gasagurika gashuhirana gupfa fatire sonda ngaha ese umva ntabwo byoroshye nese mubyeyi ko ndebe uri umubyeyi rwose usa neza umeze neza uba n'ahantu heza kuba ufite iki kibazo niba ni amadayimoni bashobora kuba baranteye ndakubwiye ngo sinsinzira barandeba ibintu bikanigagura nkasagurika mu buriri nkirukanka cyumba umva nkumva sinshaka kuryama ntabwo byoroshye kindi kibazo kindi kinkomereye cyaka amafaranga uyu munsi nayabona ejo neza nkayabura nkashaka icyo naguze nkakibura nkashaka icyo nakoze nkakibura umva nuko ibyanjye bimeze niba wamfasha rwose wabimbwira kandi ukanabingaragariza maze rero umubyeyi ubundi ntabwo mfasha abana kenshi mbasanze mu ngo buriya duhuye narinje ku mpamvu z'ubuti narinzaniye umuntu ubundi tuba dufite icyicaro dukoreraho tukagira abashinzwe kwitaba abantu ariko kubwo ntakiye ngiye kugufasha ngo utabare amazina yawe bakwita ndi
bakwita nde izina ryawe? Twa Nyiranzage Solange. Nyiranzage mwene nde? Nyiranzage Solange. Mwene nde? Mwene nde? Ni ngombwa kubwira data? Mumbwira. Niho biracamo. Papa yitwa Ruvakwaya Andrea. Mama wawe? Yitwa Nyirarukundo Maria. Ruvakwaya na Nyirarukundo. Reka mbaze abakurambere dukorana nabo nifashishije kino gikoresho cyabo. Iyi ni ihembe rikuru. Iri ni ihembe ridutabara. Iyi ni ihembe ritabara ababaye. Ukunda rishongoye cyane. Rirashongoye cyane niko rifite n'ubukaka. Rifite n'ubukaka. None niryikiri ihembe? Iri hembe ni iry'inyamaswa bita inyemera. 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 Ubu rero rigiye kumfasha gufasha uno mukobwa Nyiranzage. Ndebe umugirira nabi, ndebe ikibazo afite, urumva? Menye ikibazo afite. Ugiye kumupfumura se? Ntacyo. Ababyeyi bakuru bakurambere bacu bakuru mugeri kuri gumwe barize muri Nyiranzage mu murebera icyo azira, kubite hasi mu kubite hejuru, kuzimujye hejuru kurambere mutungire murebe, mutubwire icyo azira, mubwira umutera umugirira nabi, muvure murebe ko agira umutima urumva hameze hate? Kumva uri gutera. Umutima urumva utera. Hano inyuma urumva hameze hate? Kumva hari gushyuhirana. Harimo gushyuhirana. Naho mu mutwe? Ndi kumva naho bimsa nk'ibiri kuyamira. Ndimo kuyamira. Kuyamira? Kuyamira. Bakuru rero mutubwire muturere Nyiranzage wacu n'umukobwa. Kakobwa kanyu mugashyira ubukaze ku gicumbi bakabwira icyo kazira. Mukarebera bakagirira nabi. None se mukobwa ko ndimo kubona abo ucumbikiye hafi hani wawe harimo umugizi wa nabi, urifuza ko byagenda bite kugira ngo ugire amahoro? Uramumpanira kandi umungaragarize. Ukugaragarize? Kuko mfite amanegisi abiri, habamo imwe ibamo umukobwa wiga muri universite, indi ikabamo umushoferi w'umugabo. Ubwo rero hagati ni waba uwo mukobwa wo muri universite simbizi cyangwa se uwo mushoferi. Ubwo kuvumbwiye ngo nabo mu rugo nibo bantu mbana nabo mu gipangu. Ese hari ikibazo mufitanye nabo ngabo? Ntago nesi ikibazo mfite nuko ndwaye, ntago namenya ngo ikibazo cy'umuntu ntiyago umuntu yakwanga ngo abikugaragarize. None ko yagutegeye mu marembo utashye, kwimaranye igihe bigenda bikura, kandi ko wifuje ko tumugaragaza, mu gihe twamugaragaza wabyifata muti? Mu by'ukuri ngiye ni mumungaragariza mukanamuhana. Sente zanyu mu ncyenda zibaha zirahari. Twe uduhemba ariko twakugaragaje igikorwa nicyo ngiye kugaragariza kugira ngo ugire amahoro. Abakurambere bacu baguha amahoro, utunganirwe. Mugiye kumugaragaza uwo muntu? Ngiye kumugaragaza. Namukugaragariza biragenda bite? Muga numugaragariza naguhaye amafaranga, mfite ubwoba nti bishobora kugira icyo bitanga cyangwa ntibigitange, ariko mfite inka. Nareba n'injye nari ndi buyiguhe uko umwemereye inka? Inka ndayimuha ko ibitotsi amajoro yose ntasinzira, ndahangayitse. Umva nta mubiri umugirire cyangwa ndayongera. Nta mbabazi uri umugirire cyangwa ntazo. Inka ndayongera. Urabyemeye ko inka ndayongera kuri aya mafaranga? Ko yamuha yirongeraho n'inka? Ndongeraho inka. Reka abakurambere rero kandi abifitiye ububasha rwose. Reka abakurambere bagutabara. Ntabwo ndi kukubeshya. Inka ndayigura. Wongera utunge kandi uwo muntu araza cyangwa ntago aza? Araza. Giye kumwerekamo. Nimba atari hafi se? Imbaraga z'abakurambere twarazwe n'abakurambere. Siduha ububasha bwo kumugaragaza. Ubu se ari nko hanze byagiye? Niba ari hanze y'igihugu, niba ari mu bigabane ya kure, wamushika ukamuzana? Ndamushika muzane mwerekane kandi mutwika reba. Kahore. Umutwike? Mutwike. Muga umutwike nagiye. Mutwike pe. Uramenye? Mutwike nagiye se? Nitwa kibasha wahawe ubasha na soko n'abakurambere kandi ubasha yamaye bunyemera gukora byose bishoboka byose. Ndamuzana pe. None se mugarika nkubaze. Uravuze ngo niyo yaba ari hanze ngo wamuzana. Wamuzana gute? Ubu n'ububasha iri hembo wera rifite, urabona ko rifite amashami abiri.
aya mashami rero uko agendera mu kirere n'ububasha Imana yaduhaye n'abakurambere baduhaye ariko butuma aho yaba ari hose rimuhura rikamuzana rikamugaragaza. none se ntibarize ikibazo cy'amatsiko ngo uhamagara umbwira ngo uri Tanzania urumva ukambwira ngo ninguha amafoto ngo y'uwo muntu ngo uri mu kazi kenshi ngo ninguha amafoto y'uwo muntu n'amazina noneho ndakubwira ndemera ngo utegereze noneho nze kubera ko nari n'ubundi hafi yo ku Rusumo niko nakoze urugendo n'intuzi Kigali nze umfashe turi kumwe nkuko babibonye ku mafoto ko byagenze umuntu utari hafi w'umufasha ute umuntu utari hafi umbwira amazina ye ukanyereka ifoto ye nta kindi amazina n'ifoto gusa nuri muri Amerika no mu Burusiya nuri muri Aziya abo bose amazina n'ifoto gusa ukamufasha nkamufasha afite ikibazo nkamufasha pe nkuko ngiye gufasha uyu mukobwa nyiranzage wacu abakurambere bagiye kumwereka uwo muntu umuteza ibintu birabe bimujogagera nijoro nindagira mutwike twagiye kandi ndebe ibyo bitangazo ugiye gukorera ababyeyi bakuru mutubwira abakobwa kacu mukahabugara umugizi wa nabi kaje uwo mugome nguwo ngawe rubira umutara mwerekane mugaragaze ikihagira umukuru mukuru yamwavuye mukuru cumi mukuru wakora mwakora kandi muhagira mukubita ikihagira mukubita igihano mukubita umuriro mutumure kandi mumuhe igihano ntazongere guhungabanya n'umunyanza w'abatukana okay ese muga wakabyara muri muntu w'abandi ntibupfe nababwiye ingende mugaragaza kandi ndamutwika muga mutuma bamfunga bagufunga kandi yaraguye mu kintu uriya ni wa mushoferi nakubwiriye wavuze ko wabaga muri Alexis ntamuwe namugirira ariko nuko biranjanze ko yahiye none birarangira cyane ese mugabo biragenda bitewe niba ari igihano bakurambere bamusabiye kandi yagisabiye yo gufasha rikashye w'imigirire ariko inka yawe ngiye kuyiguha n'urahaga hano nyiguhaye wabibonye urabibonye cyane inka yawe ngiye kuyiguha nanjye bitotsi yambujije bibone nawe izi ni imbaraga z'abakurambere twaho ibimubayeho nawe yarabyishakiye inkunge kwisoza ibi ntabwo nabivamo nubwo Imana yarabyishakiye rwose mfite n'ubwoba nanjye umuntu aragurumana neza agakongo turamutwika pe imbaraga ndabyiboneye nk'abantu mwe mudukurikiye urabibonye turamutwika dutanga ibihano byinshi bitandukanye dushobora kumuterura tukamuha mu mugezi dushobora kumufitisha inkuba ibishoboka byose ese birarangira bite uyu mukobwa nyiranzage wacu yifuje ko dumwana umuntu kandi tukamugaragariza mfite ikibazo cy'uko bari bumfunge ntawe ugufunga amaherezo ya birani n'aya uriya muriro uri kugira ngo umukuru umugeze hano kandi umubone sibyo mukobwa ndamubonye pe nawe ubundi bwo niba umuhaye imbabazi ndakira umva ibyo mukoze birahagije kandi kuva umbwiye ko norohewe kandi ibimenyetso ndabibonye bifatika umva ndaje nguhereze inka yawe nyongere ko y'amafaranga rero abantu badukurikiye iki kiganiro ngiye gishoje ahangaha muganga sinzi ibigiye gukurikiraho ugakomeza avura uyu nguyu cyangwa ibyo bamusaba cyangwa mwishyura n'inka yamuhaye iki kiganiro ndagishoje pe gishoje muganga arayikwiye muga ni icyo wabwira abantu badukurikiye icyo nabwira abantu badukurikiye nabwira ko abagizi ba nabi n'abagome babaho ariko ibyo gukeka ntibagakeke bajye batugana katwe dufite ubuhanga twahawe n'abakurambere tubagaragariza umuntu nk'uku nguku ugutera ikibazo aho kugira ngo uce hirya no hino ukeka ubutazi nicyo nakangurira abantu bose mugabo wakoze rero kuba wemeye no kutuganiriza ezo mu mihango amarozi y'ubwoko bwose ababuze urubyaro abakobwa babuze abagabo
ubushita urushwi mu mutwe udakira, babana n'ubumuga bwo mu mutwe, kutabyara dutanga ubutunzi tugaruza ibyigwe, tuhumanura ibibanza n'amazu, tugahumanura ibibanza n'amazu, tugahumanura n'abahumanye. Ukeneye kuvugana na muganga, ukeneye kuvugana na muganga, hamagara cyangwa twandikire kuri WhatsApp 07888845 utugane tubafashe.